nk'uko asanzwe abigenza muze uzwi ku izina rya Gasongo utuye mu kagari ka Mumena mu murenge wa Nyamirambo yazindutse ajya mu kazi. Mu guhindukira agaruka mu rugo iwe asanga umugore we babyaranye kabiri adahari, yihutira kumushakira ku musore bivuga ko itarubwa mbere yihererana uyu mugore we. Bamwe mu babonye imvururu zatewe n'uyu musaza nyuma y'amahano yakorwaga n'aba bombi barahuriza ku mvura y'amabuye ataraboroheye yoherezwaga mu rugo rwa Nsanzumuhire Absalom. Ege twabonye umusaza aza atangira gukubita amabuye hariya ngo umudamu wari hariya. Ubwo mukuza koko mu by'ukuri twasanze mu umugore we ahita asohoka. Umugore we bamubajije atukunda nde, ati nkunda uwo nyine bari baryamanye, ati umugabo we ntago amukunda. Cyo nabonye na umusaza ateye urugo arimo ateye yarahagaze mu muhanda yohereza amabuye hepfo. Cyo nabashije gukora n'uguhagarika urwo rusaku rw'amabuye njya kwiyambaza umuyobozi w'umudugudu turaza turabihosha ko twatumaze guhamagara polisi ntacyo tubone dufashijeho. Tugize amahirwe tubona umusaza aragiye ajyana n'umwana we. Nsanzumuhire utungwa w'agatoki kuba yatwaye umugore w'uyu musaza arahamya ko kuva ubu mama Mugisha amaze kuba umugore we. Nkuko abayobozi bamwibajije nimba icyo ashaka kugeraho abagore ko adashaka kujya kubana nawe kubera ko ngo nta kintu amufasha ngo nta mwenda amugurira kandi bakunda kumuhoza ku nkeke kumukubita. Aravuga rero ngo ashaka tubana. Ngo mwimukiye kuko n'ubundi yari kuzamucika akajya kwigira iwabo n'ubundi ari kuzagenda. Kubera ko n'undi batari babanye neza nta kintu ne muhimukiyeho. Mama Mugisha utabonetse ahagaragara twageze aho yari asanzwe afite urugo twegereye uwahoze ari umugabo we ntiyatwemera kuganira nawe aho yatweretse mu bworo bw'ikirenge asaba ko mbere yo kumuvugisha twamuzanira umugore we. Nyamara ariko tuganira na nyirinzu uyu muryango ucumbitsemo akaba yatangaje ko bari basanzwe batabanye neza. Rwaserera yabo kuva nyine bagera hano bahora barwana tanze bafatanye afite fera beto agiye kuyimukubita mbanda yifashe ndayijyana. Umuyobozi w'umudugudu wa Rwamara akihageraganiriye na mama Mugisha amubwira zimwe mu mpamvu zamuvanye kwa Gasongo ariwe mugabo we wa mbere. Namubajije nti none se ko waje hangaho gaturugo rwawe ngo ati ndakubitwa ati mfashwe nabi. Ni none se wahisemo nde kugira ngo ube wavuye mu rugo rwawe uzahanga ati nahisemo uyu nguyu. Ahitamo Abusalomo atyo umugabo abyumvise atyo ariko bitarigendera. Uyu musaza uzwi ku izina rya Gasongo ngo yarabyaranye na mama Mugisha abana babiri gusa babanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Kanamugire Chantal, TV1.